ni ukuvuga ngo rero impamvu ndi kukubwira ngo uyu mwana nyine uyu murumuna wanjye sibyo ngiye icyambere cyo ndamuruta sibyo ankurikira bwa gatanu sibyo ngo dufata ubwo turi abana 8 sibyo nishyurira barumuna banjye 3 umwe yagiye ubu ngubu yatsinze mu wa gatandatu primaire yabonye 29 namujyanye ku ishuri yiga muri lycée de Nyanza abazi lycée de Nyanza amafaranga bishyura barayazi urumva n'abandi bose n'ikura mfite mushiki wanjye nkurikira bwa gatatu urwaye diabete impamvu nkubwiye ibyo bintu sibyo yewe mfite inshingano nyinshi mu mutwe sibyo njye ntabwo nuruka muri famille ikize abantu banzi barabizi ndi umuntu wirwanyeho kuva umubyeyi wacu yapfa nirwanyeho ndwana no ku muryango wanjye yewe mama wanjye bari kumumanura mu gituro na mu mutima wanjye naravuze ati icyo gihe nari ntaranagira n'izina rinini nari nkiri hasi nanjye nkiri kwishakisha ndavuga ati mana mama kuva agiye ari we wafatanyaga na papa ngiye kubera umuryango wanjye mama kandi koko nibyo nakoze urumva barumuna banjye bose bariga kereka abatunaniye ubwo nimba uri umuntu mukuru uri kubyumva abatunaniye sibyo ariko barumuna banjye bose bariga kandi ninjye ubishyurira kuko papa wanjye ntabwo yabona ubwo bushobozi bwo kwishyurira barumuna banjye afite izindi nshingano twagabanya inshingano sibyo ukuvuga rero muri abo bana bose 8 urumva iyo havuyemo umwe akajya kuri social media kandi mfasha abandi barumuna banjye bose aba bashiki banjye ndabafasha arabacuruza ntago ari ngombwa byose umuntu abivugire hano kuko izi ni family issue sinashaka kubivuga ariko kuko ndakubaha nyine mvuzeho ndi kuvuga amagambo y'ubwenge kujya bitaza kuba birebire nyine urumva uriya wiri kuvuga mfite ibyo namuganirije mfite icyo namusabye agomba gukora kugira ngo baje kumufasha biramunanira urukumva nimba ujya ureba yerekana abantu nibakohereza izo message ujya ureba ahantu hose urumva atanga biriya biganiro muri comment abantu baba bari kuvuga ati bari kubabona asa gute babona bivuga ari we nyine nta kintu kibiri yashyizemo ujya ureba muri comment ureba ibintu abantu bamubwira baba bamushinze ibiyobyabwenge ariko ntabyo aba afite mu ntoki aba afite mikoro ubwo rero abanyarwanda nabo barareba impamvu ujya ubona ntajya muvugaho urumva kuko ari papa ari bande baramukarabiye reka mpita mbivugira n'aha ngaha urumva baramukarabiye kuko nimba warabonye ukuntu isura ye aracyari umwana yego none se yavuze ko atakiba mu rugo kandi mu rugo harahari kwa papa harahari papa aba mu nzu imwe aba mu nzu y'ibyumba 3 none umwana nkuriya se uva mu rugo ukeka ko biterwa n'iki urumva rero nubwo wabwiraga ati hari abantu nyine babibona ukundi ariko abantu benshi nabo bafite ubwenge baba bareba sibyo impamvu ubona nyine najya kumuvugaho ku social media naba ndi kumukorera ibyo ashaka sibyo kandi ngewe sinshaka kamenyekana muri buriya buryo njye namusabye ikintu ndamubwira ati reka mpita niba umuntu ngiye kukibwira naramubwira ati go and fix your things go jya mu ishuri wige urangize numara kurangiza ibindi uzabinkorera yaranze urumva afata inzira ze nyine kandi nimba umuntu afashe inzira ze n'uvuga ngo twado urashaka mufasha iki agacu nta bufasha bwenyine basi duze like brothers man uzi kujya nk'ahantu bakakubaza mukuru wawe ko muvuga nabi iki nanjye ntabwo mba nishimiye kuza hano kuri kamera nkuvuga nabi ni ubucucu bwawe kandi nta nubwo nkwiguraho man nta nubwo ndi kugusaba utuze man utuze kuko taza kugira ngo n'urwana ndagukiza man biba bibabaje ariko bro akuze kudahuza n'umuvandimwe none nta nicyo mupfa nta nikoze nanjye ngiye kubaza murapiki ku buryo basi nyine man hari n'impamvu basi nanasaba njye bigenda gute y'umuhamagaye bigenda gute jewe ntabwo ubu namuhamagara kandi yarampamagaye ngo ashaka kumfungisha ngo nta kiganiro ashaka ko nongera gukora uba wanumiye se ushaka nkora si biki tuza we ntabwo wambuza kuvuga ko ntacyo namariye mu buzima
ngewe umuntu udafite icyo amariye ntabwo ngiye mwiguraho uri kumva abanjye baranzi abanjye turaziranye n'utavuga aba yabonye mani